na korali Sauti ya Mwisho baturutse mu karere ka Kirehe baje kubana natwe rero. Hanyuma bafite umupastori waje bayoboye, reka mwinginge atambuke ateka aho bazanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nanjye nazanye n'abakozi bikorana umurimo w'Imana, ngiye ni Pastor Habyarimana Jean Baptiste, ni umushumba wungirije muri paruwase ya Nasho. Ubwo uyu niwe wari umushumba wacu. Abo twazanye ni babiri, bahagurukire mu myanya yabo. Sabato Moyize ari udusuhuze. Haleluya. Imana ibahe reka twakire korali yose ihaguruke. Haleluya, haleluya. Amen. Yego, komite nyobozi ntekereza ko yakora nitambuke yegera imbere. Uringanire. Hanyuma ko mwatinze. Nitwa Bizimungu Christian, hanyuma nkaba ndi umuyobozi w'ikorali Sauti ya Mwisho. Hanyuma turabikora mu buryo bwihuse, uyu ni dirija, uyu ni umubitsi, uyu ni sekreteri, uyu ni umujyanama, uyu ni umuyobozi w'itorero rya ADEPR Murindi Nyakubahwa Mushumba, akaba nanone n'umujyanama. None se tuvuga iki? None se turenze iki kuri Imana? Nta kindi dufite cyo kuvuga imbere yawe Mana, usibye amashimwe yuzuye imitima yacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, kubw'imbaraga zihambaye zawe, imbaraga zikuraho ibidafite umumaro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bagushimiye ko wabanye natwe, ukaturinda, ukarinda intambwe z'ibirenge byacu, bwose butandukanye tugahagarara kuri uyu musozi. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, nta n'icyo twatanze kugira ngo dutoranye, ahubwo ni imbabazi zawe n'urukundo rwawe watugiriye hamwe. Waravuze aho tuzagera hose zahindura hacu kubw'izina ryawe. Turasenze kugira ngo wiyerekane muri uyu mugoroba, reka imitima irushye itayiruhutse. Haleluya. Reka imitima ibabaye itayibonye ihumure. Iki kigoroba umuntu wese waje gushaka agira ate akubone, ukareba Imana ihindura ibyanze guhinduka. Naho ufashe imigambi y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo, turasenga kugira ngo ikirere cyose kizengurukwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Imbaraga iturutse mu ijuru itegeke, iganze maze ibitangaza bikoreka kuri uyu musozi. Naho dore tumukomeye amashyi Imana. Ababyeyi bamuhaye umuntu bagusigiye, igaragaza ishimwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.
igomba kuza kuwo mwami kumeze haba ku manywa haba mu gicuku haba mu rugo umuseke utameze umunsi utazi isaha utazi Yesu azaza turitegure imitima yacu imirimo dukora turitegure kugira ngo ugazaza utazatungurwa kuko kuza kose azaza turitegure imitima yacu imirimo dukora turitegure kugira ngo ugazaza utazatungurwa kuko kuza kose azaza duhora tumwiteguye kuko kuza kwazagira ate azaza Yesu wacu n'ukuri abari mu burasirazuba abo mu burengerazuba Yesu mwami wacu azagaragara umva bitinde cyangwa bishyire kera icyo nzi cyo Yesu mwami azaza bitinde cyangwa bibanguke se icyo nzi cyo Kristo wacu Yesu azaza umva turabagira inama kureka ibiyobyabwenge icyo nzi cyo Yesu mwami wacu azaza atazagusanga ukiri muri ibyo ngibyo kuko Yesu mwami wacu azaza yarabivuze ati ndagiye ngiye kubategurira aho muzaba hanyuma y'ibi nzagaruka mbajyane waho ndi namwe mukwiye kubayo Yesu azaza yarabivuze abanyagishita mubyumve agiye kubategurira aho muzaba sitwe twenyine sauti ya mwisho namwe murimo haleluya ngiye kubategurira aho muzaba hanyuma y'ibi nzagaruka mbajyane waho ndi namwe mukwiye kubayo Yesu amen azaza haba nuko Yesu wacu azaza uri mu mirimo yawe uhinga Yesu azaza mu gasoko mwagiye gucuruza Yesu azaza abantu bari mu bitaro basohoza se azaza twaba tunezerewe tutanezerewe azaza yarabivuze Yesu ati ndagiye ngiye kubategurira aho muzaba hanyuma y'ibi nzagaruka mbajyane waho ndi namwe mukwiye kubayo Yesu azaza turitegure imitima yacu imirimo dukora turitegure kugira ngo ugazaza utazatungurwa kuko kuza azaza azaza turitegure imitima yacu imirimo dukora turitegure kugira ngo ugazaza utazatungurwa kuko kuza azaza azaza haleluya Yes azaza kugira ngo
Ore mukeneye imitima yanyu kandi amatabaza yanyahore yawe Let's get the